Hello beautiful people, mumeze neza? Ikaze ngwino tujyane muri Expo 2026 urebe bimwe mu bintu byiza bafite kandi ibiciro biri hasi, bafite ibintu byiza bitandukanye. Hari n'ibintu dusanzwe tuzi ariko bagiye bazana byinshi, bazana ubwoko butandukanye ku buryo ewana ndakugira inama ko nawe ukwiriye kujyayo ukajya kwihahira. Hanyuma winjiye muri Expo rero hano nabonye hari ahantu bafite ibintu by'ibitabo bariyandikira, nibo babyandika, bafite ibitabo by'amoko menshi atandukanye, aho bafite ibitabo by'abana. Kandi ikindi kintu nakunze cyane nuko ibitabo byabo byinshi byanditse mu Kinyarwanda. Uri kwibaza niba hari abantu badakunda gusoma bavuga ngo njyewe ntabwo nzi Icyongereza, Igifaransa, ntabwo menyereye indimi, umva ibitabo byabo biri mu Kinyarwanda, byinshi byanditse mu Kinyarwanda kandi cya Kinyarwanda n'umwana muto yakumva. Noneho nagize amahirwe ko nagiye nsanga nyirabyo unabyiyandikira rwose arahari, turaganira, aransobanurira, ambwira uko babyandika, ibiciro biriho, ariko aranansobanurira. N'abantu bakunze kwibaza ngo ese kubera iki ibiciro biba biri hejuru, kubera iki bihenze, rwose yampaye impamvu zumvikana. Kandi n'abashaka ibitabo byinshi bufite nk'ikigo cyangwa mufite abana, amarerero, mwabibona kandi ku giciro gito cyane ku buryo namwe mwazajya muba mufite ibitabo muha abana. Kandi dukundisha abana gusoma, cyane noneho gusoma Ikinyarwanda, aho nyine bashobora gusoma bagakunda ibitabo bibereye abana. Hari n'imitako myinshi myiza ya yindi yakorewe mu Rwanda, ikorwa n'Abanyarwanda. Hari umunyabugeni witwa Alexandre, nawe nagize amahirwe yo kuganira nawe, ambwira uko bimeze, ari kuza muri Expo ariko ngo ntabwo muri kuhagera. Gusa kuri we yatangiye kubona abakiriya bamwe na bamwe, abo bahana gahunda bazakorera amatablo, unahageze nabwo usanga arimo arakora amatablo. Umva gati ikiganiro twagiranye. Expo ndi kubabona ariko ntabwo ari cyane, kubera Expo ntabwo iri kuzamo abantu benshi muri iki gihe. Ushobora kuba ari ikibazo cy'ubukene n'intambara ziri hirya no hino ku isi. Ariko misi ibanziriza icyumweru dushoje kirimo abantu. Umuntu utaraza muri Expo nicyo bamubwira? Umuntu utaraza muri Expo rero harimo udushya abantu batarabona. Harimo imyenda y'abanyamahanga ihendutse hano turi kumwe b'Abatanzania, harimo n'utundi dushya abantu bataraza, harimo za kawunga zihendutse, niba ajya hanze ashobora kuzibona bibahenze. N'ibi bihangano ndi gukora aha ngaha, ubwo nibijya hanze bazabibona bibahenze. Babikuyemo hano byaba bihendutse? Byaba bihendutse kandi urumva abanafashe aderesi hakiri kare, bafashe umuvansi. Washyizeho discount se? Hano ni cyane. Tablo nagurisha 500, ndi kugusha 250 na 200. Yewe ni 150 neza na bimwe. Urumva ko bitashoboka ibindi bintu. Urakoze cyane. Urakoze nawe. Umunyabugeni Alexandre. Hanyuma unakomeje no gutembera muri Expo, ndeba abantu bafite ibintu byiza bya Kinyarwanda byakorewe mu Rwanda, bikozwe n'Abanyarwanda, imitako yo mu nzu, tuntu two kwihungiza, ngo bakunze kutwita menopause, numvise ariko batwita rutuntu wihungiza, amakanzu meza akoze mu bitenge, ama t-shirt meza nditseho Rwanda, iz'abantu bakuru, iz'abana. Bafite n'ama t-shirt akoze agiye ariho ibintu bitandukanye, imipira idoze mu budodo, mbega bya bintu nyine biba bikorewe mu Rwanda, ushobora no kwambara ukavuga uti ibi ni ibinyafurika byakorewe mu Rwanda. Harimo rero abantu benshi bo muri Tanzania, nagiye mbona bamwe rwose ku stand bahisemo kumanikaho n'amadarapo agaragaza ibihugu baturukamo. Ikintu nabonye cy'umwihariko cyane kuri Tanzania nuko bafite ibintu biri colorful, tuntu turimo amabara menshi meza. Ni ukuvuga ngo hari imitako igiye itandukanye, uduseke, kubera ko Expo ntabwo ijyamo Abanyarwanda gusa, hajyamo n'abanyamahanga, hajyamo n'abakeneye gutwara ibintu hanze. Kandi ikindi kintu nabonye ni ukuri ibiciro barabimanuye ugereranije n'ibiciro baba basanzwe bafite ku masoko yabo aho bakorera. Bafite amashati meza, hari stand nabonyemo ikorwamo n'Abanyarwanda, bafite amashati meza, nibo bayikorera, amatise meza cyane. Hari n'amakanzu meza y'abamama nabonye, ndavuga nti se aya nayo murayadoda?
bati rwose turayadoda. Ngira amahirwe rero yo kuganira na ba nyirabyo babyikorera, bambwira ko ntako batagize, bagerageje kwitegura expo, bakora ibintu byinshi cyane bitandukanye kugira ngo baze kubimurika, ariko kandi ntabwo ahanini baba batagetinga kubona abakiriya bako kanya, oya, ahubwo bashaka kuza kubereka ibyo bakora, ibyo bafite ubushobozi bwo gukora, kugira ngo niba hari ikintu wabuze, niba hari n'ikintu wajya ujya kugurira ahandi, umenye ko no mu Rwanda gihari rwose, naho wahagera ukakibonera, cyangwa n'ubutaha ukazakoresha komande, ntawamenya. Bafite ibintu byiza cyane, byinshi byiza cyane. Dukomeze gutemberana muri Expo 2026 i Kigali hariya i Gikondo. Ku mashopu agiye atandukanye ubona ko abanyatanzania barimo ari benshi cyane, bafite ibicuruzwa bitandukanye bikoze mu masaro, utuntu tw'imitako, utuntu wategura ku meza, cyangwa ushobora no kubikamo ibintu byawe nko mu cyumba. Abantu usanga afite wenda nk'amashenete menshi, amaherena, udukomo, ushobora kuduterekamo ukatubika, ariko kandi kakaba ari n'umutako usa neza, hitamo ibara ushaka. Rero hari utuntu twinshi cyane bimwe tudakunze no kubona hano mu Rwanda, ariko biboneka mu karere, dore ko harimo abantu benshi baturutse mu karere, harimo abantu baturutse muri Kenya, Tanzania, mu bihugu bitandukanye, harimo za Cameroon, Nigeria, harimo ibihugu byinshi bagiye bazana ibicuruzwa byabo. Rero hari indi stand nagezeho, nsangaho udusakame, uduportemone dutoya, twa tuntu ushobora kubikamo amafaranga, amakarita, bafite utuntu tw'ibikomo byiza bifite amabara atandukanye, mva biri colorful cyane. Noneho nabonye bafite n'impeta nziza cyane, impeta za Kinyafrika, impeta zikozwe mu muringa. Umuringa ni icyuma cyiza, niba navuga ngo ni icyuma, ntabwo umuringa ujya ucuyuka cyangwa ngo ubone ngo wagize gute. Ushobora kwambara iyo mpeta imyaka n'imyaka igashira, umuringa ukimeze kwa kundi, kandi n'ibiciro byabo mana yanjye numvise ari byiza cyane, biri hasi. Bafitemo ibikomo, bafite ibintu byinshi barabizanye, avuga ati abanyarwanda ntacyo kwitwaza mufite, ibintu byose reka tubibazanire. Ubwo rero niba utaranyarukirayo rwose usimbuke ujye muri Expo urebe nawe niba hari ikintu wagura. Ngiye narabikunze cyane, harimo indorerwamo ntoya ushobora kugendana bakagira ngo ni akantu k'amafiyeri, ugafungura ukireba ugakomeza. Nk'abamama rero ewana turano twanyu kabisa, harimo imitako myinshi ya Kinyafrika ku buryo ugira urugo nyine ukavuga uti harimo ibintu bya Kinyafrika, imitako myiza, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Hanyuma ibindi bintu nabonye ni inkweto nziza z'abamasayi, zimwe dukunda kwita masaya, ariko hano bambwiye ko bazanye karite nziza cyane. Sinzi niba ari njye gusa, ariko nesigaye mbona hari masayi ubona zitameze neza, atari karite nziza, ariko bavuze ko izi karite bazanye ari nziza cyane, n'ibiciro ngo ni nk'ubuntu. Izi barambwiraga ngo ni 8,000. Ubwo rero wahagera ukirebera ugahitamo, bafite imyenda myiza. Umva, abantu mujya mutumiza imyenda ngo Tanzania, ngo muri Kenya, muri Expo birahari pe. Unyarukireyo ujye kureba, ushobora gusangamo wabuze cyangwa warukeneye, ukawugurayo utarinze kwambuka igihugu cyangwa utarinze guta umwanya n'amafaranga utumiza hanze y'u Rwanda. Unyarukireyo rwose. Muri Expo murabizi ko kwinjira ni amafaranga 1,000. Ubwo rero naho kugira ngo ujye urebe ibinigi byiza by'amabara atandukanye, ibikoze mu barambwiye ngo harimo n'ibikoze mu menyo y'ingona, ntabwo mbizi niko bambwiye. Amasakoshi meza cyane afite shape zitandukanye, atari nka yandi mumenyereye i Kigali. Hari n'andi menshi afite shape zigiye zitandukanye. Wowe ni ukugenda ugahitamo gusa, ugahitamo n'ibara, ubundi ukihahira.
Ahangaha naho urabona ko bafite imitako igiye itandukanye nubwo ari ibintu ushobora gutekereza ngo birasa hari ibintu byinshi bitandukanye kandi man bagabanije ibiciro pe bafite noneho na bya bindi bituruka hanze nyine tuba dufunze mu mashashi nabyo barabizanye wowe kisabwa ni uguhitamo gusa ngo nshakaka kareba ko bakaguha hanyuma nabonye n'undi munyamahanga acuruza ibintu bikoze mu biti ibiyiko bikoze mu biti n'utumamiyo umva ikiko kimwe gikoze mu biti yarambwiye ngo ni amafaranga 2,000 ntibazabahende rwose bafite noneho n'utumamiyo twiza cyane n'utumamiyo ni imyuko utu two gutekesha twiza cyane ushobora kugenda rero niba ukunda ibintu nk'ibintu by'igiti n'ubundi ntabwo bijya bipfa gupfa cyangwa kwangirika vuba ukagahitamo nyine ukazajya ugatekesha ibintu bimeze neza bigaragara neza. Izo ni za Masai rero zifite amabara atandukanye ziri colorful ntabwo waburamo ibara ushaka pe ntabwo waburamo ibara ukunda y'abagore harimo iz'abagabo nyinshi cyane ku buryo hari abantu arizo zonyine bazanye hari amasakoshi meza hari ibintu byinshi byiza. Nk'ibisanzwe rero urabizi muri Expo ntabwo hajya haburamo ibikoresho byo mu gikoni hano nabonye ahantu bafite ibirahure byiza amablender amapasi ariko bafite umwihariko bafite na promotion bari gutanga ku birahure ugura ibirahure 6 hari ukuntu baguhera kuri promotion bakakongeza n'utundi tuntu uburyo nari byiza ubwo rero nk'abantu mufite ubukwe abantu mushaka kugira ibyo muhaha cyangwa se abana barabimennye byarashize rwose genda muri Expo wigurire ugure ibyo ushaka ibikoresho byo mu gikoni ibikoresho byo mu nzu birahari cyane nk'ibisanzwe rwose ku bikoresho bifashisha mu gikoni nahasanze umutipe hano afite ikintu cyitwa utumashini dukora amasalade kacumbari dusya ubunyobwa dukata dodo kwa kundi uvuga ngo uri kurwana no gukata imboga ukatagura n'icyuma ukamara isaha hano bafite igikoresho cyiza cyane kigufasha gukata imboga zawe reka turebe uko bikora. Kana kamashini polisi ugiye gukata imboga uzishyiramo hari niba umaze kuzishyira mushyiraho umufuniko hano wowe icyo ukora ushyiraho kano kantu uzakanda hano wakora ujya gukata duto uzakanda hano bitewe n'ingano ushaka ubona ingano hariya tayari imboga zo guteka tayari ushaka gukora salade kacumbari uzakora iki uzashyiramo ari igitunguru ushyiremo karoti hano icyo uzakora uzashyiramo n'iki n'amashu icyo uzakora uzapfundikira hano ushyiraho iki ahangaha imashini uzakanda hano
hari n'akangaka akangaka gakora n'ibindi shyiramo hariya igitunguru shyiremo urunyanya shyiremo urunyanya hehe hari urunyanya shyiremo na karoti noneho uzapfundikira hano icyo uzakora nta mashanyarazi noneho ushaka no gukora ji shyiramo aho ngaho wotameroni akangaka kamuha iki umutobe nimba ufite amaronji shyiramo hariya ufite inanasi shyiramo hariya shyiramo gutya wabibonye icyo ukora uzakamura hano nta mashanyarazi nta muriro ukoresheje ukuremo iki gishishwa aha ngaha shyiremo iki ngiki hano igishishwa kireba hejuru hasi hareba iki hariho umutobe unyura n'aha ngaha ugakamura nta mashanyarazi nta mbaraga ukoresha icyo uzakora uzaba ufite igikombe cyawe hano ukora iki shyiremo hariya iri ni ironji rimwe ushaka amakokiteri shyiramo byose ntabwo ari amaronji gusa ufite na wotameroni shyiramo aha ngaha wowe icyo uzakora uzakamura uzakora iki uzakamura hari iyi ngiyi ntabwo imeneka ntabwo igira ingezi aluminiyumu reka nkwereze iki tugahita twimukira n'ahariya hepfo ufite amata ushyiramo ariko njye nikwereke iki ku mazi icyo uzakora uzategura igikombe hariya ku ruhande kubera ko iyi ji ushobora gushyiramo amata ugashyiramo n'amasitobore kugira ngo ikore iki icyo uzakora uzakurura nta mashanyarazi ukoresheje nta batiri ukoresheje umutobe wacu ukawukoza iki akabonye akangaka navangiyemo ibintu byinshi ariko iyo ushaka gukata igitunguru cyonyine cyangwa kurapa inyanya yonyine ushyiramo hariya urugero hano ni igitunguru cyonyine nshaka gukora iki ukata wowe icyo uzakora uzashyiraho umufuniko wowe icyo uzakora uzakora hano ako kaba kari konyine ariko wayibonye insenda shyiramo byose niko gakanga tangawizi shyiramo tungurusumu shyiramo hariya ibindi rero nabonye muri expo byiza cyane ku bantu mutera ipasi ugasanga ipasi yagutwikiye imyenda yarayimaze bafite agakoresho keza ushyira ku ipasi ubanza kwambika ipasi ni nk'agakariso k'ipasi niko navuga ku buryo uzajya utera imyenda yawe ntigire ikibazo ntishye kandi kakaguma ushobora kukamarana imyaka 3 ukigakoresha kakiriho kakimeze neza. Hanyuma rero urabona bafite ibintu byinshi amapasi ariko noneho hano hari ipasi iri special. Reka nkubwire iyi pasi ikora ibintu birenze 3 wayikoresha uri kugorora imyenda yawe, wayikoresha uri kumutsa umwenda utumye,
wanayikoresha uri guhanagura. Abantu mufite amakote wowe uvuga ngo ngiye guhanaguza ikote ryanjye, cyangwa ufite urukweto rwawe rwanduye ukeneye kuruhanagura nyine, iyi pasi irabikora byose, ibikora byose icyarimwe. Ikindi ni intebe, hari ukuntu waba ufite intebe ukabona ngo zaranduye cyangwa ngo umwana yagize gute mu ntebe, nkwereke badusobanurira uburyo iyi pasi ikora. Hari ukuntu ufite nk'umwenda, umwenda nyine w'ishifoni, hagaragaza ko hari ukuntu ushobora nyine gukoresha nyine ya pasi yawe ukandaho rimwe na sitima ku buryo bigenda byirambura. Noneho icyiza ni uko bihita birambura impande zombi, ntabwo urindira guhindukiza imbere n'inyuma, bihita byikora byose. Reka turebe neza, turebe gatoya, turebe uburyo iyi pasi ikoreshwa. Nubona ko ari nziza rwose uzanyarukireyo ujye muri Expo nawe ujye kugura iyi pasi ikora ibintu byinshi icyarimwe. Number one, this one dry clean for your suit, sofa, curtains. Okay. And this one for nylon, polyester, satin, silk for all light clothes. Okay. And this one special for cotton material, like a trouser. And this one clothes, it's a cotton material, even like this. Okay. So now if you want to iron, it's very easy. You can iron it on top of the sofa, on the table, or even you can hang. So now, you see this problem here? This is the reason why we are ironing our clothes. On the table, no problem. But when the time you're ironing, press here, like the way I'm doing it. And then press it here. Simple and easy. But original and the quality of this iron, if you iron one side, you see here. Okay. And then it's going to iron to the second side. No magic here. Okay. Quality 2 tunauza. Hapana. See here. See to the second side. If you don't want to iron on the table, forgetting back pain, you can hang as well. Ndio nataka kuhanga, ndio kabisa. Hapa nani mara moja tukijenga hivi kama ni za siku. Unaona hapa umejikunja, angalia na upande. Okay. Alafu Okay. nimemaliza. Umemaliza. But light clothes don't use this one. Like the dress of that man. Fix down here. Shanana. But for us men, you have shirts, t-shirts. Those were shirts. Yes. But kind of those material, the one I mean, is like this one. Check this material. Very light. Very light. The normal iron here you will burn. Okay. But my iron you can hang on the table, no problem, on the sofa, and then remember, press here. Like the way I'm doing. Yes. Move. Simple, easy. The way I'm doing. So now the same, check here. Okay. Sit to the second side. You're touching it, or you're touching it? Yeah, you have. Yeah. You have to touch it. And then, t-shirt especially printed like my one here. So we are like printed. The normal iron here you will burn. Otherwise you put something on top. Okay. You can hang, no problem. Then just press, no, you cannot burn. 100% like the way. Remember, I'm pressing here. Okay. Press and release. Same if you want to iron 6%. Now we are 6%. Remove this one if you want to clean. To clean it. Even a rubber, like my one. What you need to do, just have a soap. Okay. Especially liquid and then apply it, like the way you see. Okay. And then we just clean, like this one, remove dust. Okay. Simple and easy, like the way I'm doing here. So now you don't need to use a brush and then you clean it like this one. Okay. After you finish it to clean it like this one, what you need to do, take a dry towel and then remove dirty and dusty. Then you should it this man. Even jeans like my one here. Okay. The same, clean it like the way I'm doing here. If there is dirty dust here, you cannot see. This, the same even for the shirts. Even for the not for the shirts. Okay. Special for the suit, shoes, jeans, sofa, especially later. Later. The same, you can apply soap to bring good smell. Okay. And then clean it like the way I'm doing. So after you finish it here, what you need to do, take a dry towel, remove it. That's it, that's the big And then for this one, for those shirts which they wrote on, The same. non-ironing. Yeah. So you can still use this one. Yes. Even for the suit like my one here. Okay, for the suit. Sometimes here, dust. For that, Apply a soap like this one. After you apply, take your set and then just go and clean it like the way I'm doing it. Simple. Iron. iron. Now you see the way it looks. Smart. The same with this one. Ni byinshi rero cyane biri muri Expo, umva ntabwo wazenguruka hose umunsi umwe ngo birangize, ariko niba ufite umwanya usimbukireyo. Abana bafite ibintu byiza cyane by'abana, hari ibintu byinshi bitandukanye
by'umwihariko no mu gice cy'abanyarwanda harimo ibintu byinshi ubutazi ko abanyarwanda bakora ariko ugezeyo ukaba wasanga babikora. Ngaho nguko rero twatemberaga nkwereka bimwe mu bintu biri muri expo y'uyu mwaka w'2026. Niba utaragerayo usimbuke rwose ugereyo urebe ko hari ikintu wahahayo cyangwa wigire no ku bandi ntawamenya. Ushobora no kuba uri umucuruzi uvuga ngo nshaka kurangura kubera ko nabo baba bahari bakeneye kurangura, ukavuga uti ikintu nzasigara ngicuruza mu Rwanda, rwose usimbuke kubera ko imurikagurisha ubundi aba ari umwanya wo kugira ngo abacuruzi bagende bamurike ibyo bakora, nabo ubwabo bahure baganire hagati yabo, wumve ngo wese nge nshaka kujya gucuruza hanze y'u Rwanda mu gihugu runaka bitewe nawe n'ahaturuka nsabye iki, muganire abacuruzi, muganire abafite inganda, muganire mumenyane, umenye nuko bakora kubera ko burya bajya bavuga ngo akanyoni katagurutse ntabwo kamenya iyo bweze. Ngibyo rero ese wakoze subscribe? Niba utarayikora kandaho ukore subscribe, kore like, share ndetse utange n'igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Ariko reka nsoze mbabaza iki kibazo, ese kuva expo yatangira y'umwaka wari wagerayo? Tubwire aho hasi muri comment. Reka nsoze dusubire mu masaha ari imbere.